ari bukira ndagusiga ubicumi ntabwo uhesheje Imana icyubahiro rwose yewe Imana nigirira neza Amen. ibihumbi 50 n'uyu musaza ariko n'iri 10 arabitanga muvimvure sibyo nababwira abakiranutsi bazagubwa neza uretse manze basenge bamuretse kugenda Uwiteka Mana yacu Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi Allah beautiful edara uri Imana yo kwizerwa uri Imana ishobora byose uyu muryango ndawusengeye uzabahe gusazana neza mbega neza ntihazagira usiga undi ngo ababare uzabaha amasaziro meza ndabashinganishije mu maraso ya Yesu icyitwa uburwayi bwose ndabuhagaritse mu izina rya Yesu uhereye uyu munsi kandi nyuma turabona impinduka ko hari ibyo urimo gukora ubu burwayi bwari bwarigize hangarya nibuhagarare n'abana babo bagire neza mu izina rya Yesu Kristo amen ujye kwicara Imana ibavugisha icyo yaje n'umwuzukuru we mwakomeye Imana amashyi Mama data wa twese y'urubuja wawe haleluya yahize umurimo wo kugira ngo bagure ibyuma tugure seti none Mana ibyo yahize yabizanye nanjye ndamushimye kuko wamushoboje kuvugura musengere nirukana indwara zarizo zose kuri Nazareti haba umugongo haba imitsi ubwo burwayi ndabuhagaritse mu izina rya Yesu tumukomye amashyi tumushimira ko namugire neza mu izina rya Yesu amen tambuka hariya kandi mugire ngo amen tambuka nawe okay abana benshi Amen. Amen. Kandi mwavuze ngo amen. Kandi mwavuze ngo amen. Cyangwa se ni Yesu wewe. Samwitaduka. Wewe muhagarare ku murongo neza. Urushiwe. Wakegereye. Urumva. Icyo bitagukorera iki? Aba bantu baje gukorera Imana kugira ngo bagure senti. Haleluya. Bazanye inkoko ndetse bamwe bazanye n'imishwi yabo kugira ngo bagire gute bagure senti. Mama data wa twese ndagushimye ndaguhimbaje senti ni mama yirukana icyitwa uburwayi mu buzima bwe ndafatanya imigambi yose y'uburwayi mugirire neza azakugirire kurushaho kandi nubikora azagushima aha kuri iyi sace izisigaye ubundi Imana yacu n'ingabo zororoke uzazirinda ibicagaca uzazirinda sakabaka uzazirinda imikara uzazirinda imituro mu izina rya Yesu n'umuja wawe ndagusengeye ntabwo mugire neza kandi Imana yacu n'ingabo atanze inkokokazi mu izina rya Yesu Kristo mu rugo rwe ntakabura amagi ntakabura inkoko kandi agura inkoko kandi Imana yacu n'ingabo urashire inka mu izina rya Yesu Kristo niko basabiye kugira ngo bagire neza perezida bazibabeho ubahe ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe niziganze mwami Imana yacu n'ingabo izisigaye nuziha umugisha nubagirire neza imbaraga zawe zibabeho mu izina rya Yesu Kristo uyu mwana w'umukobwa ndamusengeye haleluya uzamuha urugo rwiza uzamurinda kwishimira mu izina rya Yesu Kristo azakora ubukayanga agatima mu izina rya Yesu Kristo kujya neza mwe uzamuheho izoga uzamukayagareho kandi uzamukorera uzamuhe guhirwa mu izina rya Yesu Kristo uyu mumama nawe Mana azagire inkoko n'imishwi bivuze ngo azimazeyo ariko uhereye Mama
uburyo musabinka kandi muyige mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu ni ingabo. Abantu bamwe bazi ko hari igihe tuba twabuze ubwenge, ariko ijambo ryatubwiye ngo abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatunga imirimo. Iyi mirimo wakoze yo kugira ngo bahite kugira ngo weseti uyimwibukiyeho mu izindi nkoko mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyir'ingabo rero, nsengera umuja wawe nawe watanze inkoko ugire neza, imbaraga zawe ziguweho, gusa ngo mu kayaga niho umurwanirire umuneshereze mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu rero uko bitanze, nirukanye ikibazo cy'uburwayi ku buzima bwabo, nirukanye imyaka n'imikasire ku buzima bwabo, baturiyeho umugisha, baturiyeho amahoro, baturiyeho guhirwa mu izina rya Yesu. Tugukomera amashyi itorero ryose, tugushimira ibyo wakoze mu izina rya Yesu. Amen. Rituro murayishyira hamwe. Imiryango hariya ku ruhimbi. Amen. Amen. Yone data nawe ugira hino yaje cyo guhigura, abana abandi baje guhigura amafaranga, ariko nakomeye Imana amashyi. Amina. Haleluya. Nizere ko uri mugendo ubavigura umucungaji, ariko kuba bivure izifotore hariya ntacyo bitwaye. Amen. Haleluya. Fata ku mafaranga yawe. Fata ku mafaranga yawe. Ubatize rwose. Uwiteka Mana yacu, kizamuza mu kiganza cyawe. Utuma tukayo mafaranga nabonye ari ikiburyo. Ukuboko gutanze kuzajya kwakira amafaranga. Data mu izina rya Yesu, aya ni amafaranga batanze no kugira ngo bagure seti. Ibihembo bahize baje guhindura. Nanjye nasenze uyu muntu uzamurinde neza, uzamurinde kubagwa mu izina rya Yesu Kristo. Bagazawe zimubeho kandi azabona ibihembo, azabona amafaranga mu izina rya Yesu Kristo. Uyu musore uzamugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Uzabona ukuboko kwawe, azabona kugira neza kwawe, imbaraga zawe zizamubeho. Umwana w'umukobwa nawe uzamuhe guhirwa, uzamurinde mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa yasenze nawe uzamurinde mu izina nuko abakobwa n'abasengere umuntu kwishingira kuri uru rusengero, ndawirukanye mu izina rya Yesu. Tumukomeye amashyi, tumushimira, tumubwirize impundu mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ugenda hariya utungaji neza. Amen. Abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'iki? Kandi mwavuze ngo amen. Nawe waba waje uyu munsi ukavuga uti nanjye ndumva hari icyo nakora. Turimo turagura senti, ni senti ya miliyoni 2. Twamaze kumenya ko izaba igeretseho n'ibihumbi 300 nibura, dushiyeho n'amatike wenda y'ibihumbi 100 bihure na miliyoni n'ibihumbi 400. Hari icyo bitwaye? Nimuvuge ngo amen. Nawe niba wumva ushaka kuba mu mubare w'abantu bazagubwa neza, niba wumva nawe ushaka gukorera Imana ubohotse, nawe tambuka tuve mikrofone, yaba 5, yaba 1000, yaba 20, yaba inka, yaba icyo wakora cyose, ni karibu dusoze. Bitego bitawe n'indirimbo imwe, mama mukomere amashyi. Imana itambuka, Imana ihereze umushyitsi kuko kuza guhimbaza. Abantu bazagaragara kuri televiziyo, bazagaragara kuri televiziyo mu mahanga, n'uwo warimo mwagize ate n'uwarimo. Amina. Imana ihereze ikiberetse musengere. Data mu izina rya Yesu, izina rifite imbaraga, ndamusengeye. Atanze ibikoresho icumi, sinzi ibyo ari byo, ibibazo byose bizi, ntabwo bizi ngo barabizi. Ibikoresho icumi wowe aho bivuye ntakabura ibiryo, kandi mu rugo rwe ujye umugirira neza, ujye umwiyereka mu izina rya Yesu. Reka jya ukuboko kwawe ubwiza bwawe mukayaganeho imigisha yose nimwatireho mu izina rya Yesu. Amen. Tambuka nawe abakiranutsi bazagubwa neza. Tambuka ukomera Imana amashyi, ntacyo bitwaye. Haleluya.
Amina. Amen. Uhereza umugisha byatuma ibiganza bitanze amafaranga, byaturiyeho umugisha ntimukaburemo amafaranga, byaturiyeho guhirwa mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zimubeho kandi umurindire umuryango mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Uwiteka Mana y'ingabo Mana data wa twese ndamusengeye rero Mwami Mana yacu urugo ntukabure n'ibyo kurya kandi umurindire abana mu izina rya Yesu Kristo umugirire neza, imbaraga zawe zimubeho, kujya neza kwe kumubeho mu izina rya Yesu. Gukora gukoma kwawe kumwe mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Amina. Imana yakugira neza. Niba bafite ikibazo cy'umugongo, ndakurwara umugongo ukamusengereza, ndakubeshye. Saruka munsi si bwo bwa mbere mu rugo. Imana imukize cyangwa ntamukize? Atagira n'ikibazo gutya mu maguru, akumva utuntu turimo turajagata. Imana ziba mu karabaye. Data mu izina rya Yesu, izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, atanze idebe ry'ibigori, njyewe ntabwo nyazi, ariko kuko uri Imana ishobora byose, musabiye umugisha kandi umukize uyu mugongo, umukize n'aka kaguru mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe nizimubeho, numurwanirire, numuneshereze, numwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Dufashe mu imbaraga zose za Satani, tukubite ku imbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Urakoze kuko ubyumvise, cyubahiro cyawe mu gihe tugitegereje ko umukiza, tubaye tugushimiye tugukomera amashyi mu izina rya Yesu. Amina. Uwiteka Mana yacu, natuye agakiza muri uru rugo, nsengeye umutware we, tanga agakiza muri uru rugo, imbaraga zawe nizigaragare, ubwiza bwawe nibukayangane, amahoro yawe natwarire kuri we, umurinde kandi wimwiyereke, wiyubahishe nk'Imana. Haleluya. Reka ukuboko kwawe kwiza kubeho mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Amen. Turashaka senti, mwakomeye Imana twese. Amen. Amen. Shema Yesu. Gahunda zanjye ntabwo Ndio. ariko nanjye Imana ushoboza. Ntazi ikimaze. Amen. Sisteme ntabwo mwize ku kibazo. None si boko muti. Wabumvandere. Sisteme yo kumukeka ibihe. Abantu batanga ikimasa, abantu batanga ikintu kingana hose. Yego, ikintu kingana iki? Ubona umuntu asabinga. Ubwo si baye bene ntukabe. Kuko manje mubwire ngo senti basa. Senti bagira gutera. Iki kimasa yego ntabwo kigiye kuvayo. Uvuge ngo amen. Amina. Izisigaye Imana zirinde.
izagende bishimye cyane na muto bamuze karori barimo baragenda bazasigira abahungu babo n'abantuza nanjye bazansigira ariko n'uyu nguyu haleluya data mu izina rya Yesu izina rifite imbaraga n'ubutware izina rifite ubudahangarwa ndamusengeye mu izina rya Yesu mwaturiyeho umugisha mu majya n'amaza mu byo agerageza gukora izi n'umuryango we ndamushinganishije mu izina rya Yesu Kristo mwaturiyeho guhirwa iki kimasa atanze reka kiba mfunguzo ubusho bunkaze uzazirinde uburenge uzazirinde inzara uzazirinde umwuma uzazirinde umuryango mu izina rya Yesu tumukomeye amashyi tumushimira kimugisha vuba kandi mu buryo bwo amen undumva nawe ari mu gukirigitwa avuga ati ariko ndumva nakongera akumva hari ibintu bimukirigita atari kugusabira ndumva nakongera niba nta wundi rero nimureke dusenge tugiye gusaba umugisha iyi senti turayishaka vuba ryari vuba amen muhaguruke dusenge